niyo yaba atari yakuvugisha ukumva mu mutima we ufitemo icyicaro ugakwirwamo ugatangira kumva ibyiringiro. Before even that person speaks to you, but you feel that you are welcomed in his heart and you feel hope. Ku buryo niyo kimusabye akikwimye bitakubabaza, uravuga ngo niko byagombaga kugenda. Even though that person even refuses to accept what you want, but you are not grieved and say that's how it was supposed to. Amarangamutima yawe yishwe n'ibikomere akicwa n'umucyo azuke mu izina rya Yesu. May your emotions that are morning, good afternoon. Imana ibahe umugisha muri ahantu heza ho kuba. May God bless you. You are in a wonderful place. Inzu y'Imana naho bakiri. In the house of God is a place where people are healed. Inzu y'Imana naho tubonera ibyiza tutahawe n'imiryango. And we find good things in the house of God that we did not get from families. Ariko nanone mu nzu y'Imana iyo uhageze ntumenye icyo ukora urahapfira. But in addition to that, when you reach to the house of God and don't know what to do, you perish there. Nezerewe Imana rero muri kano kanya kongera kugira ibihe byiza byo kuganira namwe. I'm delighted for this opportunity to speak to you once again. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko nziza mwabyumvishe. We are talking about a very interesting topic. Mumaze iminsi mubyigaho muri kuno kwezi. We've been learning about this throughout this month. Muri mwe hari abo twabonanye kuwa gatatu. Some of you were together on Wednesday. Ariko hari n'abo tubonanye bwa mbere. And there are those who are meeting for the first time. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza umumaro wo kudahisha ibyadukomerekeje. So today I'm going to tell you the importance of not hiding what wounded us. Ndi butinde cyane ku kugira inshuti nshya. I'll put emphasis on having new friends zishobora kugira icyo zidufasha mu buzima bwa buri munsi. That can add value in our daily life. Kandi zadukura mu mutego wo gutekereza yuko abantu bose ari babi. And that can set us free from the trap of thinking that everyone is bad. Iyo umuntu yakomeretse, when a person is wounded, amarangamutima akomeretse amwereka ko nta bantu bazima bagihari. Wounded emotions show a person that there are no good people out there. Kugira ku rugero rw'uko umuntu atangira kuyoborwa n'ibikomere aho kuyoborwa n'umwuka wera kandi ari umukristo. Reaching to the point of being led by wounds instead of being led by the Holy Spirit as a Christian. Kugira ku rugero rw'uko umuntu atangira kumva umubiri ntacyo kimaze. Reaching to a point where a person thinks that the body is useless. Icyo gihe ibyanditswe bimufasha ni ibimubwira ko umubiri uzahora. In such times, the only scriptures that edify such persons are those that say that the body is going to be rotten. Iby'isi ntacyo bimaze. That things of the world are useless. Ariko nta kintu na kimwe Imana yaremye kidafite umumaro. But there is no single thing that God created which is useless. Mbibutse yuko roho nziza itura mu mubiri muzima. I would like to remind you that a good soul dwells in a good body. Kutita ku marangamutima yacu ngo nuko umutima ari igice cyacu cy'umubiri. Not caring about emotion, thinking that our heart is only just a part of our body. Bisa no kwibagirwa yuko umwuka utuye mu mubiri. It is as if you are forgetting that the soul also dwells in the body. Sanutekereza uba mu nzu y'umuntu warangiza ukamusuzugura. Imagine if you are living in somebody's house and you start despising such person. Igikurikiraho ni iki? What comes next? Akwirukana muri yanzu. He will chase you out of that house. Ni nako iyo ushatse gukuza igice cy'umwuka gusa ukibagirwa igice cy'umubiri n'amarangamutima. The same way, if you want to promote the spiritual part and suppress the soul and the emotions, umubiri ugeraho ukaremerera umwuka. The body oppresses the spirit. Kugeza aho umubiri wirukaniye umwuka muri wowe. To the point where the body will chase away the spirit in you. Niyo mpamvu inyigisho turi buganireho uyu munsi. That is why today's teaching, turaba turi mu mwuka, will be in the spirit, ko turaba dufite ibyanditswe byera bituyobora, because we'll be having holy scriptures guiding us. Ariko turavuga ku gice ahanini abigisha dukunda kwirengagiza cyo kwita ku mimerere yacu mu buryo bw'umubiri. But we will also put an emphasis on the part that teachers despise of also focusing on our body and how it is. Karibu rero ku meza y'Imana. We give a warm welcome to the Lord's table.
ubwo nabahaga menu uko iteye I was showing you the menu, how it is. kandi abafite aho bandika kugira ngo bamenye uko bakora introduction y'ibyo tugiye kuganira. So that you can write down knowing the introduction of what we're going to talk about. Tudatinze reka dusome mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23. Without further ado, we are going to read in 1 Thessalonians 5:23. 5:23. Haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. It says, now may the God of peace himself sanctify you completely, kandi mwebwe ubwanyu and may your whole spirit n'umwuka wanyu and soul n'ubugingo and body n'umubiri byose birarindwi be preserved blameless. bitazabaho umugayo Blameless ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. at the coming of our Lord Jesus Christ. Ese mwumvishe yuko umwuka n'umubiri n'ubugingo byose tugomba kubibera amaso? Did you see that you are supposed to be watchful about the body, the soul, and the spirit? None si inyigisho zivuga yuko umubiri ntacyo umaze ziva he? Where do teachings saying that the body is useless, where do they come from? Abakubwira ko umubiri ntacyo umaze Bibiliya baba bayisomye nabi. So those telling you that the body is useless, it means that they did not read properly the Bible. Kuko ibi bice bibiri bitagaragara ari byo umwuka n'ubugingo bicumbitse mu mubiri. Because these two parts that are not visible, the soul and the spirit, they dwell in the body. Igitangaje nuko ijambo ritubwiye ngo Kristo naza azasuzuma niba byose uko ari bitatu nta kiriho umugayo. And the amazing thing, when Christ comes, he will assess whether all the three parts are blameless. Hallelujah. Niyo mpamvu rero niwumva uramutse ufite agahinda kakurenze, Therefore, if you are overwhelmed with sorrow, jya umenya yuko ibyo Imana ibyitaho. you should know that God cares about that. Nta nubwo ushobora kwishyiramo imbaraga zo kugira ngo ujye mu mwuka kandi mu mubiri birimo bipfa, ntabwo ugerayo neza. You cannot even force yourself to put in the spirit when you're having issues in your body. You won't be able to reach there. Biragusaba ngo ubanze ukemure icyo kibazo kiri mu mubiri, noneho uze kuza kujya mu mwuka, umubiri utagukura mu mwuka. It requires you first to address the issue in the bodies to be able to go into the spirit, so that the body will not prevent you to be in the spirit. Niyo mpamvu ukwiriye kugenzura, wakumva amarangamutima yawe akomeretse ukabanza ukabwira Imana ngo ndashaka kubanza komoka kandi mpuza n'umuntu ushobora kunyuma. Therefore, if your emotions are broken, you need to ask God, Lord, I want to be healed, and I want you to bring someone who help me to be healed. Hallelujah. Hallelujah. Ndashaka kongera kukwibutsa yuko hari ibintu umwuka akora ariko hari n'ibikorwa n'abantu bagenzi bawe. I want to remind you that are things which are done by the Spirit, but there are also others which are done by your friends. Reka nkoresha urugero nk'urwo nakoresheje ubushize. Let me give an example that I used previously. Aho navuze yuko ngewe mfata ubuzima bw'umuntu nk'ikipe y'umupira w'amaguru. Where I say that I take a person's life as a football team. Hari amakipe amaze imyaka myinshi kuri ino si nka Arsenal amaze imyaka myinshi. There are teams that have spent so many years on this earth like Arsenal. No mu Rwanda dufite ikipe zo mu gihe cy'abami nka Rayon Sport. And even in Rwanda we have teams going back to the time when we had kings like Rayon Sport. Igitangaje cy'ikipe, And the amazing thing about a team, igira abayitangira. it has those who starts it, Ariko n'igihe batagihari ntabwo ihagarara. but even when they are no longer there, the team does not come to an end. Niyo mpamvu nshaka kukubwira yuko ubuzima bwawe abo wabuze ntabwo bagomba kurangiza ubuzima bwawe, wowe ugihari ugomba kugira abandi bashya winjiza. Therefore, I want to tell you that those who lost do not put an end to your life, but you have to bring in new people in your life for it to proceed. Iyo urebera ubuzima mu ndorerwamo y'ibyahise gusa n'ibyo udashoboye ntabwo ubasha kugira ejo heza. If you look at your life in the mirror of the past, you are not able to have a good future. Nyemerera rero ubwira umutima wawe ngo inshuti mbi zankomerekeje. So please tell your heart and say, the bad friends that offended me, ntabwo zizambuza kugira inshuti nshya. they will not prevent me from having new friends. Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, The Bible tells us that when a person is in Christ, ibya kera biba the past biba bishize. is gone.
kambaho urundi urugero. Let me give you another example. Pawulo yaravuze ngo Paul said, kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma I forget the past ngasingira and hold on ibiri imbere. on what is ahead. Kambaho urundi urugero rutari muri Bibiliya. Let me give you another example which is not in the Bible. Iyo Imana iza gukenera yuko tugenda tureba inyuma, If God wanted us to seeing backward, yari gushyira amaso hano inyuma cyangwa rimwe ikarishyira imbere irindi ikarishyira inyuma. He will have put the two eyes behind our head or one in front. Ubwo rero twari kujya tujya imbere bitworoheye, twashaka no kujya inyuma tukagenda nka Michael Jackson. So it will be easier for us to move ahead or even reverse like. Ntabwo mubizi ko yajyaga agira gutya. Don't you know that's how he used to dance? Ariko kuko Imana yaduhaye amaso imbere, Now, because God gave us ears in front, icyo ni ikitwereka yuko tugomba kugenda tureba imbere tutagenda tureba inyuma. therefore we should go moving ahead instead of reversing. Ongera ubwire umutima wawe iki gikurikira. Tell your heart this. Ubwire ngo umutima wawe, Say, my soul. amateka nakwibutsa ibihe bibi, When history reminds you bad times, uzayabwire ngo nahozeyo ariko siho nkiri. tell them I was there but I did not dwell there. Kandi kuko amaso yanjye ari imbere, Now, because my eyes are in front, sinaho ngana. that's not where I'm heading to. Mbigusubiriremo. Should I repeat this? Amateka nakwibutsa ibihe bibi, When history reminds you bad moments, uzayabwire ngo nahozeyo ariko siho ndi. say I was there but I did not dwell there. Kandi sinaho nsiganirwa kugera. And I'm not even running after that. Haracyari inshuti nziza rero. Don't worry, there are still good friends. Haracyari abantu bazima humura. And even good people, don't worry. Haracyari abakristo bazima humura. There are still good Christians, don't worry. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Ngiye kukwinjiza rero mu bintu byagufasha guhitamo inshuti nshya igihe izambere zagutengushye. So I want to make you enter into things that will help you to get new friends if you are disappointed by others. Zikagutenguha yenda zikava no mu buzima bwawe burundu. If they disappoint you and even leave your life forever. Cyangwa zikagutenguha zikaba zigihari ziri ku ntebe y'abasimbu. Or disappoint you but when they are still on the bench. Kuko ubuzima ni nk'ikipe. Because life is like a team. Umuntu utaragize icyiza kwigisha, A person who did not teach you something good, ashobora kuba yarakubereye n'inzira yatuma utekereza cyane ukakigeraho. probably he was a way that led you to think and be able to reach to something. Nta muntu muhura Imana itasuzumye ngo ibone yuko ari umumaro mu buzima bwawe. There is no person you encounter when God has not examined that that person is useful into your life. Ikibazo tugira, The issue that we have ni ugufata umuntu wakabaye akina mu mwanya wo mu izamu, is taking a person who is supposed to be a goalkeeper, for example. wabona igihagararo cye ugashaka kumushyira mu bataha izamu. But when you look at his height, you want to make him a striker, for example. Azahagarara mu kibuga yica umwanya kandi ye gutsinda ibitego. He will be on the pitch and actually he will even prevent the team from scoring. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Ikindi kibazo tugira And nuko iyo umaze kubona intege nke z'umuntu ntushaka kumushyira aho yagira imbaraga aho gushaka kumwikuraho kandi Imana yaramuzanye hari impamvu. When you have identified a person's weaknesses, you actually want to get rid of that person instead of helping that person to be in the right place when God brought that person for a reason. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Inshuti rero izigihari, So friends that are still there, nubwo icyo wari zitegerejemo atari cyo wabonye, even though what you're expecting from them is not what you got, ariko ubwo zigihari, but the fact that they are still available, ukwiriye kwiga icyo zashobora akaba ari cyo uziha gukora. you should learn what they are able to do and assign them that responsibility. Hallelujah. Hallelujah. Uri coach, You are the coach, uri umutoza you are the coach w'abantu binjira mu buzima bwawe. of people entering into your life. Ntukemerere umuntu kurenga imbago wamuhaye mu buzima bwawe. It's your life. You should not allow a person to go beyond the boundaries that you have set in your life because it is yours. Mu nshuti tugira hari abaza tukicarana muri jaride. Among the friends that we have, there are those who come and sit with us in a garden.
hari abo twicarana imbere ya salo. There are those who sit with us at the veranda. Hari abo twicarana muri salo. There are those who sit with us in the sitting room. Hari n'abaza turyamye tukabwira abana cyangwa abakozi ngo nimumubwira nsange mu cyumba ndaryamye. There are even those who come when we are in the bedroom and we tell children, please tell that person to come even in my bedroom. Kandi ntabwo ari icyaha. And it's not a sin. Si no kurobanura ku butoni. And it's not being a respecter of person. No mu ijuru hari abakerubi n'abaserafi n'abamarayika basanzwe. Even in heaven there are cherubims and seraphim, even usual angels. So your duty is to put every prayer in an appropriate place. Rero ugomba gushyira isengesho ryawe aho rikwiriye. Not grabbing everyone that you meet and make your best friend. Utari gufata umuntu wese ubone ni kugira ngo umugire inshuti yawe magara. In fact, you are not supposed to love everyone. Ntabwo ukwiriye gukunda umuntu uwo ari we wese. Let me explain myself. Reka nisobanure. We do have like 3 or 4 types of love. Dufite ubwoko bugera hafi kuri bune bw'urukundo. So, to everyone there is a type of love you should offer. Kuri buri wese rero hari urukundo ukwiriye kumuha. So, how can you do that? Ni gute wabikora As a Christian, nk'umukristo raised by the Holy Spirit, uyobowe n'umwuka wera, and be a good coach of a winning team. noneho ukaba umutoza mwiza w'ikipe itsinda. That's what we are going to see. Icyo nicyo tugiye kureba. Murabyishimiye? Are you delighted about that? Karibu nanone bwa kabiri. Warm welcome once again. Zaburi 119 umurongo wa 18. And Psalms 119 verse 11. Kugira ngo ibikomere bitazakutera kwishongora, For wounds not to make you boast. ukajya uvuga ngo aba navugana nabo sinavugana nabo. And start saying, I can speak to these, but I cannot speak to others. Biragusaba kugira ijambo ry'Imana mu mutima wawe rigwiye, niryo rizakuyobora buri mukinnyi umwanya ugomba kumushyira. You need to have the word of God in abundance so that you will know each prayer, which place to give him over. Iyi zaburi itubwira amagambo Dawidi yavuze. This psalm tells us words spoken by David. Iravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Impamvu yateye Dawidi kubika ijambo, The reason that led David to keep the word, ni ukugira ngo adacumura ku Mana. that he may not sin against the Lord. Kandi ikintu narangije kubona, And what I have realized, ijambo rimeze nk'amata, the word is like milk. uretse ko ari nako Bibiliya ivuga. Actually, that's what even the Bible says. Amata iyo yashyize mu kitoze, When you put milk in something that is not clean, umuntu abona umwanda mbere yo kubona amata. a person will see dirt before seeing milk. Mwarabibonye? Did you see that? Mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo yatokowe. Actually, that milk is it is not clean. It is unclean. Kugira ngo uyanywe bigusaba kubanza kuyatokowa. And for you to drink that milk, you have to make it clean. Iyo utayakunda uhita ubireka. Actually, if you don't like milk, you put it aside. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo rije rigasanga mu mutima wawe hari ibintu bibi byakugiranyemo wanze gusohora. That's why when the word of God comes and finds in your heart that there are bad things that you don't want to let go, Iyo ugiye kuvuga ijambo habanza kugaragara bya bindi. when you are going to speak, those are the first things that appear. Iyo ugiye gucyaha abana bakosheje habanza kugaragara bya bindi. When you want to rebuke your children when have done something wrong, those are the first things that come Iyo out. ugiye kuvugana n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa abakozi habanza kugaragara bya bindi. When you want to speak to your wife or husband or children, those are the first things that pop up. Niyo mpamvu ikikubabaje uba ukwiriye kukivuga kugira ngo kitabangamira ijambo ry'Imana mu mutima. That is why you are supposed to speak out what grieves you so that you are able to speak out the word of God. Because Kandi abo uzabwira bazaturuka mu nshuti usanzwe ufite cyangwa mu nshya ushobora kugira. and those you speak to are among the friends that you have or new ones that you can get. Ubwo Imana itarekeye aho kuremerera ibyiza nta nubwo yarekeye aho kukuremera inshuti zaba nziza mu buzima bwawe.
The fact that God did not put an end to creating good things, He will also not put an end to creating good friends in your life. ubwinshi bw'ijambo buri mu mutima wawe nibwo bugena ubwinshi bw'inshuti Imana ishobora kuguha, kuko uko ubwinshi bw'ijambo bungana niko akayunguruzo kayungurura ibikwiye kaba kangana kandi kutibeshye. And the abundance of word in you, it also shows the level of faithfulness and the level to which God can bring in you new friends. Mukunda ijambo. So love the word. Mukunda ijambo. Love the word. Hallelujah. Hallelujah. Imigani 17:17 in Proverbs 17:17 aravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. It says friends love at all times, bivuze ngo ibyiza n'ibibi, which means the good and bad things, ibyoroshye n'ibikomeye, what is easy and what is difficult, ibirimo agafaranga n'ibirimo kubura byose, where there is money and where there is lack, ibihe, times, ibihe, times and seasons. Ibihe nibyo bitwereka abadukunda cyangwa abakunda ibyo dutunze. Seasons are those that show us those who love us or those who love the things that we have. Ibihe nibyo biduhuza n'abantu abeza n'ababi. Seasons enable us to meet with bad and good friends. Ariko ibihe si byo biduhitiramo ababi inshuti zacu. Seasons are not determinants of choosing our friends. N'Imana si iduhitiramo igihe icyo ari cyo cyose nubwo ishobora kugutungira agatoki ngo uyu muntu muzabe inshuti. God can also appoint and say you need to be a person with that, but it is not only based on that. Umutima wawe niwe uhitamo abantu uzagira inshuti. It is your heart that decides those who are going to make your friends. Niba ucyuzuyemo ibikomere rero ntabwo bizakorohera guhitamo inshuti nzima. If you are still full of wounds, it will not be easy for you to choose good friends. Umutima, your heart. Hallelujah. Bwira umutima wawe ngo umutima wanjye we ntumuhagararemo. And say, my soul, do not trouble me. David yigize gusenga iryo sengesho. Wamusengereje Imana yamubwira ibi umutima ukamubwira ibi. There's a time David was troubled and he prayed that prayer when he was hearing different from God and what he was thinking. Arababwira ati umutima wanjye ntumuhagararemo. And he said, my soul, do not trouble me. Ubwo inshuti zikundana ibihe byose umuvandimwe we avukira gukura abandi mu makuba. A friend's love at all times, and a brother is born for adversity. Umuvandimwe ntabwo ari uwo muvukana gusa. A brother is not only your sibling. Ni umuntu muhura mukaba inshuti akagukorera ibyo umuvandimwe yagukorera cyangwa ibyo by'umuvandimwe. It is a person you meet and he does what a brother can do for you or even beyond. Kenshi twigishijwe ngo kwirinda amarangamutima. Often we are told to get rid of our emotions. Kandi umuntu udafite amarangamutima yarangije gupfa. And a person without emotions is already dead. Mu yandi magambo twigishijwe guhora dupfa buri munsi. In other words, we are told to die every day. Ndashaka rero kuzuka. But I want you to resurrect. Icyo tugomba kwirinda ni amarangamutima mabi. What we are supposed to get rid of are bad emotions. Kuko n'Imana igira amarangamutima ariko ntiyoborwa nayo. Because even God has emotions, but He's not led by them. Imana ntirakara. Can God get angry, isn't it? None se yose amarangamutima. Are they emotions? Imana ntiyishima. Is God sometimes delighted? Ayo se amarangamutima. Aren't they emotions? Ikibazo rero nuko dushaka gufata ubunini bw'Imana tukabupfunyika mu muco wa Kinyarwanda kandi idashobora gukwirwamo. The issue is to take the greatness of God and confine them in our culture and when He cannot fit in. Yewe no mu muco w'Abisirayeli ntiyakwirwamo. Even in the culture of the Israelites, He cannot be confined by it. Dukwiriye gufata Imana mu bumana bwayo kuruta gufata Imana mu bunyarwanda kuko Imana ntabwo ari inyarwanda. We are supposed to take God in His godness rather than considering it as local because it's not local. Umuco wacu tubwira yuko And our culture tells us that imfura ishenjagira ishira. A noble person pretends. Mbese imfura ntiyerekana ibiyibabaje. In other words, a noble person does not show up things that are grieving him. Ariko Imana ikatubwira ngo nimuze uko muri. But God is saying, come as you are. Ubwo se urumva bitanyuranye? Isn't it contradictory?
nuko dushaka gufata Imana tukayinjiza mu bunyarwanda. But we want to confine God to our culture. Imana rero igira amarangamutima. But God has emotions. N'ububabaye ntugahisha abakubabara. If you are grieved, you should not cover up, show people that you are Ko grieved. nibwo ushobora kubona no kubwira ngo wababajwe n'iki ugatinyuka ugafunguka. And that's how you can find a person who will tell you what made you angry and you'll be able to open up and speak. Kimwe mu bizakubwira rero umuntu wakubera inshuti, What will show you a person who can be your friend? ni umuntu It is a umenya ibihurimo utabimubwiye. who knows the seasons you are going through before even speaking to that person. Abasha gusoma amarangamutima yawe niyo bwaba ari ubwa mbere akubonye. That person is able to read your emotions even though it is the first time that you have just met. Kandi nawe iyo umubonye niyo mwaba mutari mwavugana wumva umutima wawe ushaka gusa n'uganira n'uwe. And when you meet with that person for the first time, you feel like having a conversation with that person. Haleluya. Umutima uravuga. The heart speaks. Umutima uravuga. The heart speaks. Hari umuntu ugera imbere we ugiye mu biro bye cyangwa mu rugo rwe. There's a person you go to, for example, in his office or in niyo his yaba home. atari yakuvugisha ukumva mu mutima we ufitemo icyicaro ugakwirwamo ugatangira kumva ibyiringiro. Before even that person speaks to you, but you feel that you are welcomed in his heart and you feel hope. Ku buryo niyo kimusabye akikwimye bitakubabaza. Uravuga ngo niko byagombaga kugenda. Even though that person even refuses to accept what you want, but you are not grieved and say that's how it was supposed to be. Amarangamutima yawe yishwe n'ibikomere akicwa n'umucyo azuke mu izina rya Yesu. May your emotions that are damaged arise in the name of Jesus. Twize ko ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. And we learn that the tears of a man goes inside. Bigatuma niyo umuntu apfushije atinya kurira kuko ari umugabo. And when a person has lost a beloved one, cannot weep just because he is a man. Nagira ngo nkubwire ko umuntu utaririye uramushyira. But I want to tell you, if you do not mourn for a person, you have not yet buried that person. Wemera ko wapfuye ko wanamushyinguye iyo urize ukumva uraruhutse. You accept that you have buried that person when you cry and feel relieved. Semwe musoma Bibiliya gute? Nta hantu tubona muri Bibiliya ngo umugore yaririraga abana be ngo akananirwa guhozwa. Igeze ubona Imana imucira urubanza. Didn't you see a place where a woman cried out and could not be relieved because of the loss of her children? Was she judged? Ni igihe Yesu yari yavutse bakica abana guhera ku myaka 3 kugera ku mpinja. Bicamo abana be bari ibikuri cyangwa batakuze cyane bagira ngo nabo ni batoya. It is at the time when children were killed. At the time Jesus was born, some of the children were killed because they were dwarf. They were thinking they were younger. I think it is ninde wakubujije kurira ikikubabaje. And who prevented you from crying from what is grieving you? Rimwe na rimwe ni umuco. Sometimes it is the culture. Rimwe na rimwe n'ababyeyi bawe bakubwiye ko ugomba kuba akagabo. Sometimes your parents that told you are supposed to be a man indeed. Rimwe na rimwe n'abigisha bakubwiye ko ugomba kuba mu mwuka iby'umubiri utabyitaho. Sometimes teachers who told you that you are supposed to be in the spirit and don't care about the body. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo ntuzaririre ubonetse wese ariko nubona uririra uzarira. But I want to tell you, do not weep for anyone else, but when you find the right person to weep for, please do it. Niyo mpamvu ndi kukubwira uburyo wabona inshuti nshya. That is why I'm telling you how you can make new friends. Abantu bazima baracyariho. Because good people are still there. Hallelujah. Amarangamutima yawe nuhura n'umuntu uri mushaka mugahurira muri taxi ukumva amarangamutima yawe aramukunze ukumva umutima wawe urashaka kuganira n'uwe nushaka uzaba umuruta nashaka azaba kuruta uzamwegera umubwira uti wiriwe. Numara kumusuhuza ushobora no kumubwira uti witwa nde? Njyewe nitwa kanaka sengera. After meeting that person, you can tell them, this is my name, I pray from this church, for example, if you may have met even in the bus, irrespective of the age difference. Naho wakumva mwuka cyangwa umutima nama wawe akubwiye kurekera uzarekera ariko hari ikintu kiba cyakoretse. If your conscience tells you to stop it from there, you can stop it from there, but I want to tell you that something will have happened. Umunsi umwe ndimo kwigisha kuri radio. There is one time I was preaching on radio. Ngira ijwi ryenda kuba rinini ritangana nuko ngana.
And I have a voice which that it is not like the It way is I am, somehow deep, which is deep. and it is not proportional to my stature. Ntabwo ringana nk'uko ngaragara mu mubiri. Hanyuma umukecuru yumva ngo umukecuru ufite nk'imyaka nka 70 yumva yaba ari nk'umusaza wo mu kigero cye. And an old woman who is around 70 years old thought it is an old man who of the same age. Ava i Nyamirambo, So she came from Nyamirambo ansanga Kicukiro and found me in Kicukiro kuri office, at the office. muyobora kuri telefone. And I was guiding her where I was using the phone. Yinjiye muri office ati pastor, And she asked me, where is the pastor? ndamubwira nti ni njyewe. And I said, it is me. Yakumva ijwi akumva niryo, When she would hear the voice, she realized it was the same voice she heard. ariko aribwira ati buriya bafite imwe. But she thought maybe they are siblings. Ati ndashaka mukuru wawe. And she said, I want your big brother. Ndamubwira nti ni pastor biba waje ushaka. And I asked her, did you come looking for Pastor Vivi? Ati nu. He's the one I'm looking for. Ndamubwira nti wamugeze imbere. And I said, now here you are before him. Arambwira ati ndabona ungana na bucura wanjye. And she said, you appear as if you are my last born. Ariko naje nibwira ko nje kureba umusaza ungana nanjye. But I came thinking that I'm coming to see an old man of the same age like me. Ati ariko ndumva ibyo nendaga kubwira uwo musaza n'ubundi ni hahandi ndabikubwira. But he said, what I was expecting to speak to that old man, I'm going to speak them to you anyway. Yambwiye agahinda ke guhera muri za 40. Igihumbi kimwe magana cyenda na 40. She told me her sorrows from 1940s, Ambwira uko yashatse, how she got married, ambwira abana bose yabyaye, and all the children she had, ambwira inkono umugabo yamukubise, and how she was beaten by her husband, ambwira uko yamenye Imana, and how she got to know God. ambwira ibintu ntekereza ko atigeze abwira undi muntu. And she told me things that I think that she never spoke them to anyone else. Arangije aranarira. And then she even wept. Ntabwo byoroha kubona umuntu wabera umwana cyangwa umwuzukuru ari imbere yawe. It is not easy to see a person who can be your parent weeping before you. Because a part of being pastors or servants of the Lord, we are human beings. We have emotions too. Tugira natwe amarangamutima. Icyo gihe nyine birakugora. It may be difficult for you in such situation. Ntabwo urira imbere ye. You don't weep before that person. Ariko ka kantu agusizemo bigusaba umuntu uzakabwira kugira ngo niba ngombwa n'amarira namanuka amanuke. But you need to speak the same thing you receive from that person, so that even though you weep, you can do it. Aho ndashaka kubereka yuko simwe mukomereka mwenyine natwe turakomereka. But I want to tell you, you are not the only ones who are wounded. We are also wounded. Kandi ibyo tubabwira ngo mushaka abantu mufungukira natwe dushaka abo dufungukira. When we tell you look for people to open up, we also need people that we can speak to. Ibi mbabwira ndabibabwira nk'uyoborwa n'umwuka nkabibabwira nk'uwabyize. I'm telling you this as a person being led by the Spirit, but also as a person who learned them at school. Mu ishuri bakubwira yuko niwakira abarwayi 5 uwa gatandatu ari wowe. At school they tell you if you receive 5 patients, the 6th is you. Ku murwayi wa gatandatu ari wowe ukwiriye gushaka nawe ukwakira ukagira ibyo ububwira. So the 6th patient is you. You also need someone to also receive you and be able to speak to that person. Icyiza cyacu iyo wabyize, The good thing when you have learned that, ushobora kubibwira umuntu utabimusabye kandi ukabaho ukagenda. you can speak that to a person without asking and you will be set free. We ntamenye icyo wakoze, That person wants to know what you have done, ukabaho ukagenda. but you will be set free. Akagira ngo wamuhaga inkuru z'ukuntu nyine ibintu bigoye And muri domaine ukoreramo. and thinking that you are just sharing the challenges in the sector that you work in. Reka nkubaze. But let me ask you, Wabuze iki ngo ugire uwo ubwira? what did you lack so that you can speak, confess to someone? Sinjye mu pasiteri wa mbere yari yumvisha. I'm not the first pastor that she spoke to, Ariko yakuruwe n'ijwi ngo yumvishe. but she was drawn by the voice that she heard. Wari uzi ko ijwi ryawe naryo ryakiza umuntu?
Do you know that your voice can heal someone? Imana ihamagara Mose yaramubajije ngo icyo ufite ni iki? When God called Moses, he said, what do you have? Ati ni inkoni. And he said, I have a staff. Imana iti yirambike hasi. And God said, lay it down. Ihinduka inzoka. It became a snake. Atongera uyifate. And he said, grab it again. Ihinduka inkoni. It became a rod again. Uko uteye, uko ureshya, The way you are and even your stature, uko wambara, the clothes that you put on, uko uvuga, the way you speak, ushobora kuba utekereza ko ntacyo bimaze. you may think it is useless, Ariko Imana yabiguhaye nkawe by'umwihariko kugira ngo ugire abo uzabifasha. but God gave them to you in a unique way so that you may help other people. Abakozi b'Imana si twe duhagarara hano imbere gusa. Servants of God, we are not the only ones who stand here. Twe turi abatoza banyu kugira ngo mukorere Imana mu mpano namwe mwahawe. We are trainers of you so that you can serve God in the gifts that He has given to you. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Mwumvishe isengesho umushumba yasenze anyakira. You heard the prayer of the senior pastor when she was giving me a welcome. Yavuze ngo abohoke. And she said, may he be set free. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Mbese mu yandi magambo icyo umwuka ashaka kuvuga anyuze muri we ntagihagarike. In other words, what the Spirit wants to speak through me, that I may not try to stop it. Nanjye namwemereye rero. And I allowed her. Nujya guhitamo inshuti, When you are about to choose a friend, uzabanze urebe, uzabanze wumvire umutimanama wawe. first of all, you need to obey your conscience. Cya gice bakubwiye ko kidafite icyo kimaze. That part that you are told it is useless. Kandi cyakubwira yuko niyo depo y'ijambo ry'Imana. Actually, it is the storeroom for the Word of God. Dawidi ntiyamaze kubivuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye se. Because David said it, he said, I kept your word in my heart. Iyo uvuga mu bwonko, When you say the brain, hashobora kuba kujya hajyamo inyuguti nkeya. a few letters will be able to get in there. Kuko ubwonko buruzura burya. Ubwonko bw'umuntu buruzura. Because a person's brain can be full, Ariko umutima w'umuntu ntabwo ujya wuzura. but the heart can never be full. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Ngo ntangabe imitima ibiri. That is why the Bible says God hates those who have a double standard. Numara rero kwemerera icyo umutima wawe uvuga, If you ongeraho accept gusenga. what your heart says, add prayer. Utinyuka ubwira Imana uti ndumva nshaka inshuti zitari ku rwego rwanjye cyangwa ziri munsi yanjye zinkomera amashyi gusa. Urabizi hari igihe twibeshya yuko dukunzwe kuko dufite abantu turusha standard y'imibereho. There are times we deceive ourselves that we are famous just because we have friends who are below our standard of living. Wahita bagakoma amashyi atari uko bagukunze ahubwo ari uko bazi ko iyo bakomye amashyi hari akantu baha. When you pass by, they clap your hands and appreciate you, but they do that not because they love you, but because they know that if they do that, you are going to give them something. Reka ngaruke kuri ya kipe igomba gutsinda. Let me come back to the team that is supposed to win. Ufite abakinnyi 15 mu ikipe yawe bose ari ba rutahizamu nta kipe uba ufite. If you have 15 players in your team and they are all goalkeepers, actually you don't have a team. Kubera ko nubwo bazajya mu kibuga ari 11 hakagira ushyira mu izamu ariko si umunyezamu ni rutahizamu. Because even though there may be 11 and one will be a goalkeeper, it will just only be a goalkeeper. Niba ufite na babandi ba myugariro defenders ntabwo nabwo uzaba ufite ikipe niba ari bo bonyine. And if you only have defenders, actually you'll not be having a team. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Icyo bisaba rero ni So what it requires is this. Bisaba kugira abantu ufite ibyo urusha kugira ngo ugire ibyo bafasha. It requires people that you can help with the things that they do not know. Ugomba kugira abantu mufite ibyo munganya. And you also need people that you have things at the same level. Kugira ngo habeho competition. That there may be competition. Kugira ngo habeho urabizi umwana ubu wa mbere mu ishuri n'ubu wa kabiri bahora bakubana kugira ngo umwe azasigure. Do you know, like students, the one who is always the first, the other one is the second, they're always in competition. Abantu rero muri ku rwego rumwe. Now, people, we are on the same level.
nibo batuma utekereza kuzagera ku rundi rwego kugira ngo urebe yuko wabasigaho gatoya. They help you to reach to another level so that you can, go beyond them. Izo nshuti rero nutazinjiza mu buzima bwawe ntuzigera utekereza gutera imbere. Now, if you do not allow your life to have such friends, you never make progress. Ugomba no kugira inshuti zifite icyo zikurusha kugira ngo ugire icyo uzigira. You also need friends who have something which is better than what you have so that you can learn from them. Nibwo uzaba ufite ikipe yuzuye. That is when you will be having a complete team. Hallelujah. Mukanga bagusaba nuko hari icyo barusha. You should not put aside those asking from you because there is something you have better than them. Ntugatinye gusaba icyo udashoboye kuko hari abakikurusha. And you also need even to ask what you don't have because there are those who have more than what you have. Abantu bose ntabwo baremewe kwibwiriza. And all the people were not created to be responsible. Nugira icyo ushaka uzaza ukimbwira. If there's something you want from me, come and inquire from me. Kuko ntabwo naremewe kwerekwa byose. Because I was not created to get a revelation of every and nugira icyo ushaka kumushumba uzagenda umwake randevu ukimubwire kuko ntiyaremewe kwerekwa byose. If you need something from the appointment because you cannot see everything. Mureke kwihisha mu masengesho rero kandi ari ubunebwe bwo gukora ibyo mwakabaye mukora. Do not hide in prayers and being lazy when you are supposed to do what you're supposed to do. In fact, Bible says to make friends, not to pray for friends. Bibiliya itubwira gushaka inshuti nshya. Ntabwo itubwira gusengera inshuti nshya. It's not about praying for new friends. Kuko inshuti ntizituruka mu masengesho igihe icyo ari cyo cyose. Nababwiye ngo Imana ishobora kugutungira urutoki ngo uriya azabe inshuti yawe. Because friends do not always come from prayers, because God can show you a particular person to be a friend. Ariko uko ibintu biteganyije gukorwa. But the way the things are supposed to happen, we make friends. Tugira inshuti. Kandi tubigiramo uruhare. And there's even our contribution in that. Imana izakwereka umukobwa muzabana cyangwa umusore muzabana hanyuma habura impamvu ibahora ngo muvugane muzarenda mupfa mutabanye. If God shows you a young man or a lady are supposed to get married, but if there's no opportunity to come together, you will spend your whole life without getting married. So stop being spiritual by more than the Holy Spirit himself. Ntushake kuba mu mwuka cyane kurenza umwuka wera. Take a step. Tera intambwe. Make new friends. Ushake inshuti nshya. Ibyo bikorwa n'umutima n'ihitamo ryawe. This is done by a heart and your personal choice. Ntibivuze ko hatari abantu Imana izazana mu buzima utanabisabye ariko nabo uzabakira, ariko ugomba kugira n'abaza mu buzima bwawe wabihisemo niho utandukanira n'inyamaswa. It doesn't mean that there are people who will come without a contribution, but there are those who need to make a contribution. That is the difference between you and a beast. Ibyo mvuga hari umuntu uri gufasha. Are you edified by what I'm saying? Please raise your hand if you're being edified. Urabizi kenshi iyo tuvuga tukabona mucecetse cyane dutekereza ibintu ko muri gufashwa cyane cyangwa ko mutari gufashwa. When people are very calm, either you are not going or you're not being edified. So ibihe bizahitamo abo muhura rero. So seasons will help you to know those who become your friend. Umutima wawe uhitemo abo muhuza. And even your heart will choose those who will be in agreement. Imyifatire igene abo mugumana n'igihe muzabana. And now your behavior will determine those who continue to be your friends and for how long. Niyo mpamvu. Therefore, nubona ingeso ku muntu utakwihanganira. If you see a bad habit that you cannot bear with on a person, ntuzibeshye yuko ugiye kumugira inshuti ngo uzayihindure kuko si wowe uhindura sakazi. You should not think that you're going to make that person your friend to change that person because it's not your responsibility to change. Iyo umukobwa cyangwa umusore ansanze muri office akambwira ko yabonye fiance. When a young man or a lady comes to my office and tells me that he or she has found a fiance, mbere yo kumubaza niba yarabyeretswe cyangwa yarabisengeye, before asking whether that person got a revelation or prayed for it, ndamubaza ngo wabanje gusuzuma ingeso ze ubona adahindutse mwabana mugasaza. I asked that person, did you examine the behavior of that person, and if that person doesn't change, will you be ready to get married for that person for the entire of your life? Hari uhita akubwira ngo anywa inzoga bikambangamira ariko nkabo bazaba. Let me put an emphasis here for those who are looking for those that got married to.
ntukishimire kubana n'umuntu mutari mwagira ikintu mupfa. Do not rejoice to get married to a person if you have not yet had a conflict during the time of dating. Kuko ntibigutegura mu mutwe umunsi mwagize icyo mupfa muri mu rushako uko uzabigenza. Because it does not prepare you emotionally so that when you have a conflict once you are married, to know how you're going to handle the situation. Nibiba ngombwa ukabona umuntu yashatse kuguhisha ingeso ze ku buryo utabona aho uhera ngo umenye uko ateye. If, for example, you realize that the person is covering up his behavior so that you're not able to know how that person is, uzabikore wabigambiriye. do it intentionally. Umuhe gahunda. You guys set an appointment. Habura isaha umubwire ko yihinduye ariko utayihinduye. And before 1 hour say you have changed when actually have not changed it. Urebe uko yitwara. And see how that person is going to behave. Nakubwira ati sheri nta kibazo. And if that person is saying, uzamenye yuko ashobora kubyihangana. Know that that person can bear with it. Ariko nahita isura yose ihinduka. But if the face of that person changes immediately, uzavuga uti niba koko nenda kubana nawe. You should say, if I really want to get married with this person, nzitwararika igihe cye kurusha ibindi byose. I'll be careful about his time than anything else. Kuko kubigendanye n'igihe nta kwihangana bifite. Because he's impatient when it comes to time. Ntabwo rero Bibiliya itubuza kugerageza inshuti tugiye kubana. The Bible does not prevent us from testing the friends we have done. Niyo yaza yavuzweho n'Imana ntimuzabanishwa n'iby'Imana yavuze, muzabanishwa n'imico yayo. Even though God has confirmed that, but you stick together because of your behaviors. Niyo mpamvu ntuzura n'abahurira mu cyumba cy'amasengesho Imana ikabivuga ariyo yavuze koko bogacya bapanga ubukwe. That is why there are some people who can meet in a prayer room and then the following day they start preparing for their wedding. Mu rugo rwanyu ntabwo muzaganira mu ndimi. In your home, you are not going to speak in tongues. Uhita umuhamagara uti honey, and say honey, lebe kisaya. Then you start speaking in tongues. Ahita akubwira ati shu. And then you also respond to you also start speaking in tongues. Now children will not have something to eat if you continue that way. Mwuka wera n'umufasha. The Holy Spirit is a helper. Agufasha ibyo watangiye gukora. The Holy Spirit helps you in what you have started to do. N'umujyanama. The Holy Spirit is a counselor. Akugira inama mu cyerekezo warangije gufata. And gives you counsel in the decision you have already taken. Akakubwira ngo komeza cyangwa hagarara cyangwa bivemo. And tells you proceed, stop or quit. Ntabwo azaguteretera. But he's not going to date on your behalf. Cyokora ashobora kugutungira agatoki aho watereta. Maybe he can show you where the person to approach. Ariko nuhora uvuga mu ndimi. But if you keep on speaking in tongues, umukobwa azagera havuga atari ko se uyu mutipe. The lady will say, now this guy, nzabona kasherike kashukuye munsi ko ndeba hora mu ndimi. When is he going to tell me, honey, because that person is always speaking in tongues? Kandi najye imbere y'Imana akayibwira ati umuntu wampuje nawe ndabona ntaba qualifyinga kuba umugabo cyokora yaba umuhanuzi. But if he comes before God and say the person you told me to be my husband is not qualified to be a husband but a prophet. Uziki Imana izakora. Do you know what God will do? Izavuga iti reka mwigishe kuba umugabo. And say, I'm going to teach him to be a husband. Nasanga ugihari. And if he finds you when you are still there, muzakomezanya. You will continue together. Nasanga utagihari. But if you realize that you have already gone, sinarekeye aho kurema ikibumbano kimwe gihombeye mu biganza umubumbyi akibumbamo ikindi. I did not stop from creating, but God can create another vessel. Hallelujah. Hallelujah. Mwige gukoresha ubwenge kuko Imana yaturemye dufite ubwenge, dufite umwuka, dufite umubiri. We need also to use our intelligence because God created us when we have a body, a spirit and a soul. Muri Afrika dufite abantu benshi bavuga mu ndimi kandi bakennye. In Africa we have so many people who speak in tongues who are also poor. I Burayi bakagira abantu benshi batavuga mu ndimi baduha amafaranga yo kwishyurira abana muri compassion. And in Europe, there have many people who don't speak in tongues, but who have money and who pay for our children. Warangiza tukavuga ko badakijijwe kandi isezerano Imana yaduhaye ry'abana bacu kwiga aribo barisohoje. And then we say they are not saved when actually when our promise of our children to study is fulfilled, it is through them. Dukeneye rero
gukuza umwuka tugakuza n'ubwenge, kuko umwuka si ukontorora ubwenge. Bibiliya iravuga ngo ubwenge nibwo buyobora umwuka w'ubufite. And we need to make sure that our body and intelligence and wisdom grows. Let me give you an example. Katuvuge yuko Imana ikuzamuye ikakugeza imbere ya Perezida wa Repubulika ugiye kumuha ubutumwa buturutse ku Mana. And let's say that you get an opportunity to be before the president when you have a message. Cyangwa imbere y'umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth. Or before the Queen of UK Elizabeth. Ukahagera rwose wambaye neza. When you reach there, when you are well dressed. Wahagera. When you reach there. Bakaguha audience. They allow you to come in. Akakubwira ati bambwiye ko nshaka nari nguteze amatwi. And you are told, I was told that you need me, and here I am to listen to you. Ugahita uvuga indimi amasaha 3. And then you speak in tongues for 3 hours. Ucunze nabi wahava bakuboshye bagiye. Actually, you may be jailed from there. Kuko Bibiliya iratubwira ngo, because the Bible tells us that indimi tongues, iyo uri muzivugana n'abazizi n'abazemera, when you are speaking them to those who know them and who acknowledges them, ni ikimenyetso cyo kwizera. it is a sign of faith. Ariko iyo uri muzivuga imbere y'abatazizi ni ikimenyetso cy'ubupfu. But when you are speaking them before those who do not them, it is a sign of foolishness. Yesu nashimwe. Praise Jesus. Ukwiriye kumenya rero aho gukoresha umwuka nyamwuka. You are supposed to know where to use the spirit among those who are spiritual. Naho gukoresha ubwenge buyobowe n'umwuka mu bakoresha ubwenge. And also wisdom led by the spirit among those who use wisdom. Uziko Daniel bamwitaga umukuru w'abapfumu, w'abakonikonyi, w'abacunyi, w'abakarudaya. Uwabandi ntabwo yigeze avuga ngo mwinyite umukuru w'abapfumu. Igikuru nuko yakoraga icyamujyanye, izina bamwita ntacyo ryari rimwe. Daniel was called the chief of magicians and sorcerers, but he did not mind about what they naming him. But what is important for him was to fulfill his mission. Kuki ukomeretswa n'ibyo bakuvuze igihe bavuga atari cyo? How comes you are wounded by what people are saying when actually it is not right? It was not true. Uvuga uto bavuga ntabwo ari njyewe bibeshye. Should not say the person they are mentioning is not me. As simple as that. Umukino uzaburangira abo bana. And then the game will come to an end. Haragatekereza ko umukozi w'Imana umwe wo mu Nigeria bita Idahosa. There is an idea of a servant of God called Idahosa from Nigeria. Mwigeze kujya mu Bwongereza kuvuga ubutumwa. There's a time he went to UK to preach. Bamwakiriye muri hoteli ku cyumba cyiza. When he was welcomed in a very nice room in a hotel, gifite n'aho ashobora kwakirira abantu mu ruganiriro, that even had a sitting room. Amaze kuryama yumva mu ruganiriro ngo harimo akavuyo nk'aho harimo abantu benshi. After sleeping, he heard as if there were many people in that sitting room. Arabyuka ajya kureba ntiyagira ababona. So he arose and he went there, but he did not find anybody there. Aragaruka araryama. So he went back and he slept. Haciye akanya yongera yumva rwa rusaku. After a moment he heard also noise again. Atangiye gusenga amenya ko ari abadayimoni. After praying, he got to know that there are demons. Arangije aravuga ati kumbi burya ni abadayimoni. And he said, actually there are demons. Nagize ngo ni n'abantu banyinjiriye mu cyumba. And I thought there were, real human beings that had entered into my room. Atubwira abadayimoni reka niryama. He said, if there are demons, I'm going to sleep. Ibintu bimwe na bimwe biza mu buzima bwawe ntacyo byenda kugukora ari ukugira ngo bigutware umwanya gusa. Certain things come in your life that are not intending to harm you, but just to waste your time. Wabyihorera utabiha igihe. But if you ignore them and don't spend your time on them, bigahita bimenya yuko nta mwanya bifite muri wowe ubwabyo bikikira. They realize that you don't have a place in you, and they address themselves. Ntabwo ari buri ntambara irwana. It is not every battle that is fought. Hallelujah. Ntabwo ari buri muntu ukwereka yuko hari icyo kurusha ujya gukompetitinga nawe kurushanwa nawe. It is not every person you are supposed to compete with. Be selective in your battles. Menya guhitamo intambara urwana. You need to decide which battle you need to fight. Niho abafite umwuka wera turutira abadafite umwuka wera. Tumenya ibyo turwana n'ibyo twirengagiza. And that is the added value for those who have the Holy Spirit. We know what to fight with and what we need to ignore.
niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nubona abameze batya ntukagendane nabo, nubona abameze batya ntukagendane nabo kugira ngo utazaba nkabo. That is why the Bible says if you find such persons, do not walk with them so that you may not be like them. Bwira umutima wawe ngo umutima wanjye. Say, my soul, ntabwo uri ikimoteri. You're not. Ntabwo uri ingarani, ntabwo uri puberi. You're not a place where they bring rubbish. Ukwiriye abantu b'umuntu. You need people who are useful. Ukwiriye abantu b'umuntu. You need people who are useful. Niyo mpamvu Imana yaguhaye ubwenge. That is why God gave you wisdom. Nubona umuntu mubi, if you find a bad person, ntuzamwange uzange ikibi kirimo. You should not hate that person, but you should hate the bad thing in that ariko person. ntuzanamukurure kugira ngo ibibi bye utabyanga. But you should not also draw closer to him so that you can be defiled. Hallelujah. Iyo aya mahame y'ibanze tutigishijwe mu ishuri, tutigishijwe muri famiye, ndetse tutakunda no kwigishwa mu itorero wamaze kwihamenya. When these basic principles that were not taught at home, at school, and even in the church, when you are aware of them, iyo umuntu agukomerekeje ntabwo bikugora kumubabarira. if a person offends you, it is easy for you to forgive that person. Hallelujah. Iyo ufite abantu bwira ibikubabaje ntibirara muri wowe, n'uwakubabaje ntabwo umufataho umwanya munini uravuga ngo uru ntabwo ari urugamba nkwiriye kurwana, ufite ibindi bintu ugomba kudiringa nabyo. Even if there's a person who has grieved you, if you to speak out, it doesn't take too much of your time and energy because you have other things on which to focus. Akandi kantu k'ingenzi nshaka kukubwira, something else important that I want to tell you, nuko udakwiriye kwihisha mu bantu ngo ubere ku ruhande rwiza gusa. You are not supposed to hide in the midst of people and show them the good side, kugira ngo bakunde bahinduke inshuti zawe, so that they can become your friends. Ibyo babyita kugura ubucuti. It's like trying to buy friendship. Ntukihome ni ijambo rimwe. Ntukihome. Ntukagura ubucuti. You should not try to buy friendship. Uziyereka abantu uko uri. Be honest and before people, do not try to pretend. Nibwo uzabona abagukundira uwo uriwe. That is when you find those who will love you the way you are. Bashobora kukwihanganira mu ntege nke zawe, and who can bear with your weaknesses, bashobora no gutinyuka kugukosora aho wakosheje, and who can even dare to rebuke you if there's something wrong that you have done. Inshuti zanjye za hafi, my close friends, nkunda kubabwira ibintu narangiza nkababwira ngo ibi nta wundi muntu watinyuka kubikubwira. Ubucuti dufitanye nibwo butumye nkubwira ikibi kiri kuri wowe kugira ngo ukimenye, abandi be uzakibona. I like telling them there's no one else who can tell you that, but because of the closeness, I tell you the bad things so that others cannot be able to see it. Kandi nubona inenge ku nshuti yawe uzayicyahere mu ruhamwe. And when you see a weakness concerning your friend, you should not rebuke your friend publicly. Mu ruhame uzahisha ubwambure bwe. You need to cover up the nakedness of that person. Nimugeraho mwiherereye muri babiri umubwira uti wakoze amakosa ya naya. But when you reach where you are the only two, you tell that person these are the mistakes that you did. Uzi ikintu Imana yahoye Hamu umuhungu wa Nowa? Do you know what God had against Ham, the son of Noah? Yabonye se Nowa yasinze yambaye ubusa arasohoka ajya kubivuga. He saw his father Noah to announce it to him. Ntabwo icyo Nowa yari yakoze Imana yakishimira. God had not appreciated what Noah had done. Ariko icyo Hamu yakoze ni kibi kurusha icyo Nowa yakoze. But what Ham did was more evil than what Noah did. Ntugakosoze ikosa irindi. You should not correct a mistake by another Kuko mistake. ni wowe Imana ihana cyane. Actually, because you'll be the one God is going to even punish more. Ariko abandi bavandimwe bamaze kubimenya. But when other relatives were aware of that, bafashe umwitero bagenda kinyuma ngo batabona ubwambure bwa se. they took a piece of cloth and they were moving backward so that they cannot see the nakedness of their father. Baramukenyeza bahisha ubwambure bwe. And they girded him so that they can cover his nakedness. Bashumba nubona intege abakristo nubona intege nke z'umushumba. Christians, if you see the weakness of a pastor, nuba uri umwana muzima, if you are a good person, uzaza umubwira uti mushumba hari ibintu mbona bitagenda neza. you'll come and say, Pastor, there are things that I can see which are wrong. Nibikunanira, And if you fail, uzasenga usaba Imana umuntu ushobora kumutinyuka akabimubwira.
You can pray to find a person who can dare to speak to the pastor. nibikunanira But if you fail, ibyo wabonye uzabiceceke bihere muri wowe, what you have seen, keep it. kuko nubivuga Because if you speak it out, uzaba wambiye ubwambure bw'umubyeyi wawe, you will have uncovered the nakedness of your parent, kandi ibyo bikurikirwa n'umuvumo. and that is followed by a curse. n'inshuti yawe rero niko bimera, nubwo aba atari umubyeyi It's the wawe, same ariko thing. umuhana mwiherereye. With a friend, even though your friend is not your parent, but you need to rebuke that person in secret. umuntu ugwana mwiherereye rero ni uwo utigeze wihishahishaho ngo agusanga ahantu urimo kuniga amazi utarigeze umubwira yuko unywa ku gasembuye kandi uri umukristo. And the one who rebukes you in private is the one that you do not try to pretend before. nta bantu nkunda nk'abantu bambwiza ukuri akaza akakubwira ati mushumba ndashaka kuba umurokore ariko kunywa icupa byarananiye. I like those who are really honest with you. You can come and say, I want to be saved, but I cannot stop drinking alcohol. umenye uko umufasha, Because you know at least how to help such a person. ariko uzi umuntu uza muri korali But imagine a person who joins the choir akabasogongeza mwese and make you test kandi ntabemerere yuko adoza and afata akantu. does not acknowledge that he takes alcohol. gusa wamufasha ute icyamubasa atacyemera? How can you help such a person when that person does not accept the addiction that he ndabinginze I inshuti plead zanjye, with you? twiyerekane uko turi, udukunda bidukundire, utwanga bitwangire. Let's show ourselves the way we are, and those who are going to accept us, let them do so, and those who refuse to accept us, let them do it that way. ingendo yo ndiravuna, Because it is difficult to imitate another person. gusa nutekereza iyo njya kuri radiyo nkavuga ijwi ritoya, Imagine if I would have gone to the radio and tried not to speak with a deep voice, kubera yenda ko nzi ko mfite ijwi rinini ritangana nanjye. when I know that I have a deep voice which is not proportional to my stature. wa mubyeyi yari gufashwa nande? Who would have helped that old woman that I mentioned? Yesu nashimwe, It was Jesus. haleluya. wari uzi ko iyo uhora uza gusenga wambaye imyenda myiza watiye, nta wagira umutima wo kugurira imyenda kuko babona uyifite? Do you know that if you keep on coming, putting on good clothes that you have asked from others, no one will be able to take the initiative to help you because of that help. kandi mu masengesho mana uzanyambike, But when you are praying in your prayer, say, "Oh Lord, give me clothes." hakaba hari umuntu waje avuga ati uyu munsi nimbona umuntu wambaye akambaro kadakwiye cyangwa uhora mu kambaro kamwe, ni ukuri Imana nk'ukuntu wanyambitse ndamwambika, yahagera akamubura kandi uhari. When a person who has said, I want to identify a person who needs clothes, I want to help that person will not be able to support you because you are pretending. umuntu umwe yigeze kutubwira ati abantu bavuye mu cyaro bitwa ba Charlotte. There is a person who said people who come from the countryside, for example, who are called Charlotte. hanyuma bageze muri Kigali bitwa ba Charlie. When they reached to Kigali, they were called Charlie. ati ku buryo umuntu ashobora kumva itangazo rireba Charlotte ntarimubwire kandi ari iry'akazi kubera ko azi ko yitwa Charlie. Because the person can hear an announcement of job, for example, concerning Charlotte, but won't know that it is that person because now that person is not named Charlie. Be proud of your name. Ugomba kwishimira kugira ishema n'izina ryawe. uko witwa nyine ni uko nyine, ni uko Imana iduhamagara mu mazina yacu bwite, ni uko nyine, ni uko. This is how you are called, because even God calls us in our personal names. That's it. Haleluya. Yesu nashimwe. Praise Jesus. none se nibavuga bati ikigo iki n'iki kiramenyesha kanaka wataye ibyangombwa by'aha n'aha, wowe ukajya ugutoya bavuze Charlotte ntibavuze Charlie. If, for example, they say this organization is announcing a person who lost his identifications, but they said Charlie, but not Charlotte. nuko bitangirira mu tuntu dutoya, kubohoka bisaba kwerekana uwo uri we bihereye muri twa tuntu dutoya. niba unakunda imyenda migufi yambare, hanyuma abaguhugura bazamenye uko baguhugura. To be set free, it starts with small things. Popular. ntabwo nari kuba mpagaze, I will not be standing here. maybe nari kuba mpagaze ahandi hantu nyine hari ibitwika. Maybe I will be somewhere else where they want really things like that. So brand yourself as you are inside your heart. Igaragaze nk'uko uri mu mutima wawe.
that very sense of showing you as you are in your heart will attract the same people who will accept the way you are. Kuko niwerekana nk'ukuri nawe bizabuhuza n'izindi nshuti nazo zimeze nk'uko nguko. Wasanga rero hari abantu ugora yuko bakugora, utekereza yuko bakugora ari uko wabiyiritse uko utari. There are people you may think that they are difficult to you, and the issue is that you showed them the wrong side of who you are. Hindura rero ingero. Please change your walk style. Hindura ingero. Change your walk style. Ugende nk'uko Yesu abishaka. And walk according to the will of Jesus. Yesu aravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. And Jesus said, you who are tired and overburdened, come and I'll give you rest. Ntabwo avuga ngo nimuvuge yuko ibibazo byarangiye muri Kristo ibintu byose ari umunyenga. Niba ufite ikibazo jya ukivuga uko kiri, ukibwira Imana uko kiri, nubona na mugenzi wawe ukimubwira uko kiri. It did not say pretend, but you need to be honest with God and your friends and tell them the actual issues that you have. Nibwo uzaba umukristo wa Kristo. And that is when you will be a true Christian. Nibwo utazarwara umutima kuko uravuga ibisa n'ibiri mu mutima wawe, uravuga ibisa nabi. And that is when you don't have even heart issues because you are speaking things according to who you are. Uziko Bibiliya ivuga ngo umuntu atekereza niko ari. Do you know the Bible says, so a man thinks, so he is? Reba rero abantu bagaragara uko badatekereza imvune bagenda. Now, people who pretend the issues that they face. Uko umuntu atekereza niko ari. So a man thinks, so he is. Iyo Imana iri mu ijuru ireba Pastor Viva, ireba intekerezo zanjye, ireba uko naramutse nambaye ubusa. When God sees me in heaven, he sees my thoughts, not how I'm dressed. Uziko abantu bambara nk'abagiye mu gahinda, Do you know that ariko mu mutima bo bari mu birori. Can put on clothes as if they are going Nyina to go. akaguherekeza, wapfushije umuntu, nyina akaguherekeza, habaye divorce birababaje, nyina akaguherekeza, ariko mu mutima barimo bavuga ngo byagera. For example, you may have gone, experiencing a bad situation. A person may from outside show as if they are mourning with you, but when actually they are rejoicing. Ibyo mvuga bibaho cyangwa ntibibaho. Isn't it what I'm saying? Itandukaniro ryacu rero abakristo aho tugomba gutandukanira n'abandi nuko twigaragaza uko turi. Niba ukabuka ukavuga nabi, abantu ntibabikumenyeho, ni nabwo bazakubwira batari ko burya uvuga nabi, ugatangira kubikosora kuko babikubwira. As Christians, we should show the difference of who we are. If you are short-tempered, for example, then you show it so that people can even help you because they know who you Niyo are. mpamvu niwisanga mu mutego wo kubana n'abantu ufite ibyo urusha gusa, ntawe uzatinyuka kugucyaha, urimo upfa burya. And if you fall in the trap of living with the people in which you think you are in above standard, they will not dare to rebuke you. Mu Bunyarwanda bwacu no mu kinyabupfura cyacu ntawe ucyaha umuruta. Because in our culture and nobleness, you cannot rebuke a person who is higher to that person. Umuntu mungana cyangwa kuruta niwe ushobora gutinyuka akakubwira atari ko mukarengera kandi kuko nawe ukabyumva. The person who is in a higher standard than you is the one who can really rebuke you and you accept that. Nugira ibyago bitewe n'amateka cyangwa izindi mpamvu ukaba utarize. If, for example, you are not educated for different reasons, ukitinya ngo ntushaka kubana n'abantu bize ukabana n'abo munganya urugero rw'imyumvire, and you isolate yourself and say you want to live with those that you have the same level of understanding, uzasazira mu bikomere kuko uzahora wifuza ibyo utazagera. you grow up in wounds because you always dream but you never reach there. Tinyuka wegera abantu buntu ufite icyo bakurusha ugira icyo ubigiraho. Dare to approach those who are better off than you so that you can learn from them. Hallelujah. Umuntu wese wabaye umugabo nuko yigeze kwicarana n'uwabaye umugabo mbere ye. Everyone who became a man is because he sat down before with the person who was a man before Umuntu him. wese wabaye umugore mwiza nuko yigeze kwicarana n'uwabaye umugore mwiza mbere ye. And everyone who became a good wife is because that person sat with another one who became a good wife before. Imigisha ukeneye, So the blessings that you need, ubukire ukeneye, the richness that you need, uhishe mu bantu bagenzi bawe. it is hidden in your friends. Funguka ugire inshuti nshya. Open up so that you can get new friends. Tinyuka ugire inshuti zifite icyo zikurusha. Dare to even have friends who are better off than you. Nibwo nukomereka uzabona nawe ubwira.
And when you are wounded, you'll be even having people to speak to. ariko iyo ufite inshuti urusha imyaka urusha amafaranga urusha uburyo bw'imibereho uravuga uti kubwira abangaba ni ukwiha agasozi kandi kuko niko biba bimeze akenshi. But if all your friends are, below your standard, you will be saying, speaking to them, it's like exposing myself. aha turimo turavuga turasokoza amasunzu ko yogoshe. Ikinyarwanda cyiza niko bavuga. We are trying really to be real. turimo turavuga ibintu mu mazina yabyo. We are trying to be real, saying things in their names. abantu babaho kenshi ari ukugize icyo bafasha birakugora kubabwira icyakugoye wowe. It becomes difficult to nuko tell bimeze mu things buzima busanzwe nuko bimeze. This is how it is in the usual life. ntabwo byanyorohera nk'umushumba It will not be easy for me as a pastor kujya imbere y'umukristo nakomeje mubwira yuko byose bishoboka muri ndangiza mubwire ko narambaraye. to tell Christian, I've been telling that everything is possible, but to tell that person that now I'm down. icyambere intambara turwana ntabwo ziri ku rwego rumwe. First of all, the battles we fight are not on the same level. byananiriye ku rwego rwanjye ntabwo byananiriye ku rwego nk'uru. I have failed at my level, but not on the level of that person. ngomba gusanga umushumba mugenzi wanjye kuko niwe duhuje standard y'ibyo turwana. So I need to approach another pastor because it is the one we are fighting things at the same standard. ntawahakana rero ko woroheje abona umugisha. No one can deny that the one who is in the lower standard gets a blessing from the one in the upper standard. ntabibukije ko amasaha yageze twazageze ejo. And before reminding you that time is up, so we are about to wind up. abaririmbyi nka babiri n'ukora ku nanga hanyuma turaririmba akaririmbo gatoya dusenga. So we are going to sing a short song as we pray. igihe abaririmbyi batambuka ngiye gukora ka reviziyo gatoya. And as the worship team members come here, we are going to do a recap. kugira ngo ubohoke ibyakubabaje ugomba kugira uwo ubibwira. For you to be set free, you need to confess, to speak to someone else things that offended kandi you. uwo ubwira si umuntu ubonetse uwo ari we wese ni umuntu mufitanye ubucuti. And you don't speak to anyone but a person that you have friendship with. kandi biragora kubohokera inshuti ufite byinshi urusha. bisaba yuko ugira n'abafite ibyo bakurusha bashobora no kugucyaha bakoze amakosa. And it is difficult to speak to those below your standard. We also need others above your standard so that you can speak to them. kandi abo muhuye bose ntibivuze ko bazaba inshuti zawe. umutima wawe niwe uhitamo abo muhuza. All the people you meet doesn't mean that they'll be your friends. It is your heart that determines those you'll be able to agree with. imana ibarinde ibikomere. May God prevent you from experiencing wounds. imana ibakize ibikomere by'igihe kirekire. May God heal you wounds for a long period of time. kandi imana ibahe inshuti z'umumaro zishobora gutuma mugira aho mugera. And may God give you friends who are useful, who will enable you to reach far. muhaguruke gatoya turirimbe. Nice, and so that we can sing together. Nachiroshimana maboko Nachiroshimana imbaraga Ubuzima bwacu nacyo Nachiroshimana maboko Nachiroshimana imbaraga Ugotara kw'Imana yacu
The Holy Spirit is telling me abantu bamaze igihe kinini bafite uburwayi baterwa n'ibikomere Imana ibubakijije none. God is forgiving those who have been experiencing sicknesses because of wounds. Ndabona umuntu umaze imyaka 3 afite ikibazo cy'umugongo. I can see a person who has spent 3 years having an issue of the back. The upper part of backbones. Igice cyo hasi cy'umugongo muri twa tuntu tuba mu mugongo. The back part of the backbone. Ntabwo atagize. That person did everything possible. Ndabona hari naho bageze bamupropoza kuba bamubaga. It reached to a point they even proposed that person to undergo surgery. Ariko abandi baramubwira ngo bitwaze gakeya ntawamenya. But others say take it slowly because you never know. Ariko ni indwara yuririra ku gikomere cy'igihe kirekire atavuze. Imana iragukijije nona. It is a sickness based on a wound that takes a long, but God is healing you right now. Hari abandi Uwiteka arimo ambwira ko abakijije uburwayi bw'umutima wuririra ku bikomere batavuze. There are others who are being healed from pressure issues because of wounds that they did not speak out. Umuntu twatangiye kuvuga kwigisha ufite umutwe w'uruhande rumwe kandi niko bikugendekeye igihe icyo aricyo cyose. If you are experiencing headache in only one side, and this is how always it is, igikomere cyawe cyubakiye ku muntu witirirwa izina ry'Imana wagukomerekeje. your wound is based on a person who is called after God's name who offended you. Ku buryo nubwo uza mu rusengero ariko ijambo rigiye kujyamo ubwonko bwawe bukoma kuri kantu nubwo utabyibuka ariko bwo bugira akantu bukomaho ukumva ijambo iyo ritangiye kujyamo umutwe w'uruhande rumwe ryarangira ukumva urahagaze. When you come to the house of God, it clicks and you know it comes to a standstill because of that wound. You are healed right now. Receive your healing right now in the name of Jesus. Ndabona umumama mu kuboko kwanjye kw'iburyo hirya hano. I can see a mother on my right side. Amaze igihe afite ibibazo by'amaguru ku buryo n'imitsi yatangiye kuzana ibibazo bamubwira yuko agomba gukora amaseanse menshi ya kine. She has been experiencing issues in her legs and even the veins, and actually she was requested that she needs to undergo different sessions. Now urakize nona. You are healed right now. Ntabwo navuga byose uko ndimo kubibona. I cannot say everything as I can see it right now. But what I can assure you, ariko icyo na business, every single disease that is related to wounds, indwara zose zishamikiye ku bikomere, are driven out in your bodies in the name of Jesus. zirukanwe mu mubiri wawe mu izina rya Yesu. You are healed and you are free in the name of Jesus. urakize kandi urabohowe. Can I hear your hallelujah? Reka numve haleluya zanyu. Once again, can I hear your hallelujah? Reka nongere numve haleluya zanyu. Imana irambwira ngo umushumba imuhaye izindi mbaraga n'ubundi bwenge. God is telling me He's giving me new strength and wisdom for the senior. Kuko igihe ugiye kwinjiramo ni ikigusaba imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri n'ubwenge. Because the time you are going to enter requires spiritual power and even physical strength and even wisdom. Niyo mpamvu ibiguhaye byose kugira ngo ikwinjize muri season nshya.
That is why God is giving you all that to enable you to enter into a new season. ni igihe cyo gutegura umurage w'ibinyejana bizakurikiraho muri Omega Church. It is a season to prepare an inheritance for generations to come in Omega Church. Hari abana Imana igiye kuzamura. There are children that God is going to make them arise, usanzwe uzi. that you are already aware of. Hari n'abandi bashyigiye kugukonekita nabo. And He's also going to connect you to new ones. Izaguha ubwenge budasanzwe bwo kubashyiramo ibikurimo. And He will give you extraordinary wisdom to instill in them what is in you. Ndabona muri wowe harimo ibintu byinshi, harimo inyanja nini kandi irimo amafi menshi. There is a great ocean in you and full of big fish. Ikuzaniye rero abantu bo gucukumbura ubutunzi buri muri wowe, nawe igaguha ubwenge bwo gutanga ubwo butunzi ku buryo bazajya bahagarara bakavuga ngo uyu koko ni umwana wa Elios. And He's going to enable you how to impart them that wisdom and even them to fetch that wisdom, and people will know this is a child of Pastor Lily. Ibyo bizatuma nuzajya uhaguruka ugiye kwatsa amahanga uvuga ngo ufite umutekano 100%, nzasanga bakoze n'ibyaruta ibyo bakoramo. And then when you will be going to impact the nations, you will be secure saying, I know that they're going to do what they're supposed to do. Kuko igihe kirageze kugira ngo watse amahanga. Because the time has come to come and impact the nations. Mugabane w'Uburayi Imana irawukugabije kuko ubutumwa bwavuyeyo buraza ariko burangije burazima. Uri umwe mu bantu Imana igiriye icyizere kugira ngo wongere ucane umuriro w'agakiza kugira ngo Don't trust in God to go and impact the youth. You used to preach others, and that the message is sent there again. niyo mpamvu Imana iguhaye package yuzuye kugira ngo nujya ugenda he kugira icyuho gisigara. That is why God is giving you a full package so that when you go, there is no gap. Imana igiye kugukoresha bikomeye. God is going to use you mightily. Igitangaje And the amazing thing, nuko audiences kwakira abantu kwawe you know, the way you welcome people and meet with people, haba hano haba n'igihe bagiye hanze. being here and even when you have traveled, Umubare munini ntabwo ari uw'abantu basanzwe, umubare munini ugiye kuba uw'abakozi b'Imana. the big number will be the servants of God rather than just the Christians. I can see Ndabona on your forehead ku gahanga kawe, Mother of Nations. Let's pray. tukamusenga. Father, in the name of Jesus, Data mu izina rya Yesu, all the glory belongs to you. icyubahiro cyose ni icyawe. I've been standing for a short while in front of your people, Maze umwanya muto mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, delivering what you have revealed me and what you have poured on my heart. mbabwira ijambo wasutse mu mutima wanjye. I pray so that your Holy Spirit follow each and every one that I have spoken. Ndasenze kugira ngo umwuka wawe wera akomeze kugendana na buri umwe wese, So that those words bear fruits. kugira ngo ayo magambo abyare imbuto. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu. Amen.